ngiye kubereka ibitangaza by'umugabo wanjye. Ibitangaza by'umugabo wanjye. Umugabo wanjye rero azi gukora amasuku neza, ntabwo nyine amvunisha pe. Nuko ndanayimushimira cyane kuko amfasha umunsi ku wundi. Normally ntago nkunda kuba nkora amasuku njyenyine, ibintu byose turafatanya. Rero uyu munsi ngiye kwereka uburyo akoramo amasuku. Umva, azi guhanagura, azi gukoropa, ni ukuri ni mwiza cyane. Aterura ibase, ntabwo njya nterura ibase, ni ukuri ntabwo njya nterura ibase, nta bintu bikomeye nterura. Aramfasha cyane kuko afite imbaraga, ni ukuri ni igitangaza kuri we, ni umugisha ukomeye kumugira nk'umutware wanjye. Rero ubu ngubu bagiye gutangira guhanagura. Sheri, uraho neza? Subiza abafana. Rero tubahaye ikaze rero. Uziko numvaga ko uri kwivugisha. Rero abakunzi bawe bari kukubona uhanagura, uri kumva ahangaha twe mu nzu. Shadow ni umuntu ukunda ibara ry'umweru. Ariko nanone agakunda amabara apika cyane. Uri kubona akunda amabara umuhondo, umutuku, noneho agakunda n'imitako mu buryo butangaje cyane. Rero ino salo niwe uyitaka, niwe uyikorera amadizayini yose, kuko niwe utera ano marangi mubona meza cyane. Ano marangi mubona rero bitewe n'uburyo akundamo amabara atandukanye, amabara menshi, biba akarusho iyo yabyikoreye kuko aba yumva ko undi ubimukoreye yabyica. Rero uyu ni Shadow mukunda, uburyo akundamo amarangi ni ukuri abantu bose bagira ahangaha nyine bahita babona ko akunda amarangi. Rero ndikubona ari gukora amasuku nicyo kintu cya mbere akunda. Nagakunda kuba yarara mu nzu idakorobye, kuba yahasha umunsi adahanaguye udukoresho twiwe. Rero muri kubona hariya hari utuntu, tuno ni utuntu twa kinyarwanda, udukongoro. Tuno dukongoro aradukunda cyane, wumve ko buri munsi araduhanagura. Rero uyu ni umugabo w'igitangaza Imana yanyihereye, umugabo ufasha umugore we, ni umugabo mwiza. kandi ni ukuri ndashishikariza n'abandi bagabo bandi bavunisha abagore babo, ni ukuri babireke, ahubwo bafasha abagore babo, kuko gufashanya mu rugo ni ingenzi kandi bituma umugore anezerwa, yumva ko atari wenyine, ahubwo ko mu rugo byose ni ugufatanya. Ni ukuri rero bagabo mwumva ko imirimo yo mu rugo ari iy'abagore gusa. Imirimo y'abagore nayo n'iy'abagabo, twese turashoboye kandi buri umwe wese yakora ibyo ashoboye. Twese turashoboye, ni ukuri. Imirimo y'abagore nayo, kuko gukoropa ntabwo ari iby'abagore, guteka ntabwo ari iby'abagore. Shadow azi guteka, nzakora indi video mbere ukuntu Shadow azi guteka, nzakora video. Ariko nanone ibintu azi guteka ifiriti n'amazi y'icyayi. Sheri, wihangane kugushyira hanze. Ntabwo yateka umuceri washirira. Ubugari nyine bwo yabusonga, ariko umuceri wo wawurya byarangiye byapfuye byose. Sheri, ugira icyo ubwira abakunzi bawe, abafana. Hello guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Ni Shadow ubu banzindukiye mu mirimo. Ubu rero iyo maze gukoropa iyo nsoje mbese guhanagura ibintu byose, mpita ntangira gukoropa. Ntangiye nkunda isuku na madamu arabizi, nkunda isuku cyane. Buriya ntabwo wamvangira, natangiye gukora isuku ntiwamvangira. Buriya nkunda isuku nyabuna. Ariko rero bagabo namwe bagore, ariko reka cyane mbwira abagabo, hari abagabo benshi bigira nabi, bavuga ngo ntibabasha gukoropa, ntibabasha gufasha umugore, ntibabasha kugira ute. Reka amabwiriza ukuri pe, niba hari ikintu cya mbere kibaho ni ukumvikana n'umuntu mubana, ukamufasha muri byose.
nk'ubu ngubu njyewe iyo mbyutse mbere na mbere ndabanza nkasenga, iyo maze gusenga mpita mbwira madamu ko we ajya kwikorera ibindi bintu akamarira ibyanjye, amarira ibyanjye kabisa ko ngomba gukora ibintu bikagenda neza. Njyewe nkunda gukoropa, nkunda gukora amasuku mu nzu, nkunda guhanagura imitako yanjye, mbese iyo mbisoje ibyo byose nkurikizaho ikintu cyo gukoropa. Gukoropa rero ni ibintu byanjye nkunda cyane kuva kera buriya gukora amasuku ni ibintu byanjye ndabikunda cyane kabisa. Nta kintu wambeshya kuko njyewe niyo nkoropye buri hantu hose mba numva ngomba kuhageza, najya no munsi y'ibitanda nkagenda nkahagera ebana ku buryo nta kintu wambeshya. Noneho ubu soje gukoropa, iyo maze gusoza rero buri kintu cyose gisubiza mu mwanya wacyo, mbese nabwiye ko njyewe ibintu byanjye byose biba biri ku murongo. Nkunda isuku nyine, urumva bashaka kugira ngo nasangitegure neza ibintu byanjye bishyira ku murongo neza. Ni ukuri umva nababwiye ko nzaza mbagezaho show umunsi ku wundi nzaza mbagezaho show. Nkunda gitari yanjye ahangaha, mbese niho nkunda gukorera utuntu twanjye tumwe na tumwe ndi kweditinga. Nkunda kweditinga cyane, nkunda no kuririmba. Hano harimo soft nkunda gukoresha rimwe na rimwe, nka ndi kuririmba ndi kwibutsa ukuntu naririmbaga kera. Mbese murakoze mujye mukomeza mudukurikirane, nzaza nkomeza ngenda mbereka show, nzaza mbereka imirimo yose nkora. Ibyo gukoropa ndabiberetse, nzabereka ukuntu mbasha gusiga amarangi, nzabereka ukuntu mbasha guteka, nzabereka ibintu byinshi ko ngenda mbikora. Mbese ntabwo njya ngora umugore wanjye ngo abinkorere, nawe byambwira ati sheri watse nkagufasha, ariko hoya ntabwo aba ari byiza. Ibintu byose ni ugufashanya. Murakoze rero mujye mukomeza mudukurikirane. Jado na Bora, murakoze, Imana ibahe umugisha.